Umwami Sahiri yaramaze ku ngoma imyaka irenga 36. Muri iyo myaka yari yarabyaye umwana umwe w'umukobwa, Rina, wavukaga ku mugore w'umunyabwenge. Yari umukobwa wari ufite ubwiza butagereranywa, afite n'ubwenge buhambaye. Ikibabaje ni uko umwami Sahiri yari yiyemeje guhana umukobwa we. Yibazaga niba aramwica amuhaye uburozi, niba aramumanika cyangwa akamuta mu nzu y'imbohe akizicwa n'imbohe ubuziraherezo, yabuze icyo ahitamo. Ibyo kandi nabyo ntiyabishakaga kuko urukundo yakundaga umwana we rwari rurenze akagero. Sahiri yagiye mu ngoro ye asaba abagaragu be n'ingabo ze kuba bamuhaye umwanya. Yarize cyane, ijwi ry'abari bamurindiye ku muryango bararyumva. Nabo bari bazi ikibazo gihari. Umukobwa we rukumbi Rina yarakomeje kumubera ikigeragezo. Umwami yamaze kurira yicara ku ntebe yariho igishushanyo cy'umutwe w'intare, afata inkoni ye nziza cyane ayirambika hasi, yubika umutwe yongera kurira. Yageze haratuza, atangira gutekereza byinshi bihereranye na Rina, ibyatumye no kumuha igihano ubwabyo bimugora. Ariko Rina yagombaga guhanwa byanga bikunda kandi yashoboraga kwicwa. Yasubije amaso mu myaka ya kera, yibuka ibihe by'ingoma ya se nuko yagendaga apfa imburagihe, akamusigira ubwami akiri muto ataranashaka umugore. Uwo mugore nawe akaba yarahise apfa bakibyara Rina atararenza amezi 2. Se wa Sahiri akaba ari Sahiri wa mbere, yari umwami w'inyangamugayo wabarirwaga mu bami beza kandi bagize ubutegetsi butaryarya. Muri iyo minsi mu bwami bwe hateye icyorezo gikomeye kibasiraga abashaje. Icyo cyorezo cyahinduraga amaso y'umuntu umukara, agahinduka ku mubiri hose, ibisebe bikuzura ku birenge, umutima ugasigara utinda gutera, ugenda gake cyane gashoboka. Nta muti wari uhari. Umwami Sahiri wa mbere yaje kuyandura ubwo yagarukaga avuye mu rugendo rw'iminsi 3. N'uruzinduko yari yaragiriye mu gace kari karahuye n'inzara. Abaganga b'ibwami bakoze uko bashoboye, bapfunda imitwe hose, ariko bikomeza kwanga. Iminsi 10 nyuma yo kurwara kwa Sahiri wa mbere apfiriye mu cyumba cy'ibanga, mu gihugu hasigara icyunamo n'ubwoba bukomeye. Sahiri yari afite imyaka 18 gusa ubwo se yapfaga. Yari amaze amezi 6 asubiye aho yari yaroherejwe kwiga amateka y'ubutegetsi n'ubumenyi bwa gisirimu bw'icyo gihe. Ariko icyemezo cyafashwe vuba kuko Sahiri ari umwana w'imfura kandi se nta wundi mwana w'umuhungu yari afite. Bityo rero niwe wagombaga kumusimbura. Abantu batangiye kujya impaka kuri Sahiri bibaza niba azaba umwami angana atyo cyangwa niba bari gushyiraho undi. Ariko iyo ngoma yahererekanywaga mu miryango. Impamvu batabyumvaga nuko bwari ubwa mbere bibayeho ko umwami atangwa yateganyije ko azamusimbura akiri muto yewe ataranashaka. Gusa inyandiko z'ibwami zavugaga ko ubwami butagendera ku myaka y'ugomba gusimbura wari uriho. No ku myaka 5 umwana yari kugirwa umwami ahubwo agafashwa mu miyoborere. Zaba inyandiko z'ibwami n'abari bashinzwe gusigasira amategeko bagize bati ubwami buzima ntibutegereza umusimbura ngo akore. Ku munsi wa 7 nyuma y'urupfu rwa se, Sahiri yambitswe ikamba imbere y'abantu benshi cyane. Yavuze amagambo make ariko yizeza rubanda ko nubwo yarakiri muto azaba ijwi ry'abantu, igihome cy'ingoma n'icyizere cy'abazavuka. Bafashe ibiganza bye babishyira ku nkota ya se, yambika umwitero w'uruhu, ashyikirizwa ikimenyetso cy'ubwami ari ryo kamba ryari ryaricuzwe mu mabuye y'agaciro. Kuva uwo munsi batangiye kumwita Sahiri wa kabiri. Nubwo yimitswe, Sahiri ntiyari yiteguye kwakira inshingano zikomeye z'ubutegetsi. Yumvaga bitamurimo cyane, gusa umugabo ntiyabyereka bamwimitse. Nta mugore yari afite kandi nubwo abajyanama bamusabaga gushaka vuba ngo azabyara umusimbura, umutima we wari uhangayitse. Yarahanganye n'ibitekerezo byamwumvishaga ko agomba gutanga ubutabera, akita ku rubyiruko kandi akirinda cyane ku buryo atari kwandura indwara iyo ari yo yose yari kumuhitana nk'uko icyorezo cyamwiciye umubyeyi. Gusa ntabwo icyo cyorezo cyatinze mu gihugu, cyahise kigenda, abantu bishyiramo ko ubwo cyari gatumwa ku mwami. N'abandi benshi bari barapfuye mbere yaho, ariko aho umwami apfiriye nta yandi makuru bumvise yabo cyahitanye. Sahiri nubwo yari akiri muto yari afite ubushobozi bwo kumva rubanda. Abaturage baramukundaga kuko yavugaga nk'umuntu aho kuvuga nk'umwami. Abami bagiraga imvugo zikanganye zirimo amagambo akarishye, abantu bakabatinya, ariko yavugaga amagambo yoroheje agusha ku ngingo, abantu bakayumva vuba. Iminsi yarakomeje irahita, hashira imyaka 2 Sahiri yimitswe. Yaramaze gusohoza umugambi wa se wo gusura ibice byose by'ubwami no kwiyereka rubanda. Yari umwami ukiri muto ariko wari wifitemo umutima w'ubwitonzi n'ubushishozi. Muri uko kuzenguruka igihugu yiyereka rubanda, yageze mu gace kari karagenewe gushyingurwamo bafataga nk'abahanuzi ba kera. Mu gihe cye nta bahanuzi bari bakiriho, niyo mpamvu yagize amatsiko yo kujya kuhareba. Abantu baho bo bari bakibyizera, bumva ko aho hantu hakwiriye kubahwa. Nk'umwami washakaga igikundiro naho yagiyeyo. Ariko ubwo yanyuraga mu nzira irimo imivumo, yabonye inkumi yari irimo kuvoma amazi mu rukangaga. Uwo yari umukobwa, umwana w'umugabo wo muri ako gace, ariko kandi yari yaramenyekanye nk'umuhanga mu kuvura indwara hakoreshejwe amazi avanze n'indabo. Yari afite ijwi rituje cyane. Mu mezi yakurikiyeho, Sahiri yasubiye muri ako gace inshuro 5, buri gihe akagenda avuze ko agiye kuganira n'abajyanama mu by'ubuvuzi. Mu by'ukuri yamaraga amasaha menshi ari kumwe n'uwo mukobwa. Inkuru y'urukundo rwabo yageze ibwami. Abajyanama baburira Sahiri bati, umwamikazi wawe ugomba kuba avuka mu muryango wa cyami cyangwa mu gihugu gituranye kandi gikize kubw'inyungu z'ubwami bwose. Ariko Sahiri yababwiriye mu nama ati ubwami bwubakirwa ku rukundo n'icyizere, si ku nyungu za politiki. Byari bibaye bwa mbere mu mateka y'ubwami ko umwami ashakira hanze y'imiryango yiyubashye agashaka umukobwa usanzwe ariko ufite ubwenge n'ubupfura buhambaye. Ibyo yabitekerejeho neza, yumvaga akwiriye guhari n'andi mahirwe nawe akishakira umukunzi.
ariko nanone Rina yari yarinangiye umutima. Sahili yongeye kurira ati Rina namuhaye uburenganzira bwose, mwemerera guhitamo mu basore nazanaga mu birori, ariko yanga burundu. Aho muzaniye umwe akamwemerera, nabwo nyuma avuga ko atari kumwiyumvamo. Yasebije ingoma ya cyami, kandi kumwica nabyo bizatuma ubwami bwanjye buseba. Kuva nashaka umugore nitaye ku mategeko yagengaga ubu bwami, byatumye nshyiraho itegeko ko n'umukobwa wanjye azihitiramo, ariko nabyo yarabyanze. Kandi isaha ku isaha napfa, ngapfa nta musimbura mfite, kuko umugore wanjye yapfuye tubyaranye Rina wenyine. Kuva icyo gihe nanzuye ko umusore uzashakana na Rina ari we uzansimbura. Mfite impungenge ko napfa imburagihe nka data, ubwami bwanjye bugasigara mu bibazo bikomeye, kuko naba mpfuye ntasize umusimbura, kandi abajyanama bamereye nabi bambuza amahwemo. Mpisemo kwica abo tutavuga rumwe, bose nabamara. Rina ageze mu myaka 33 yose atarashaka. Yongeye kwitekerereza uko umugore we yapfuye batamaranye kabiri, bigatuma yirerera Rina wenyine, ntashake n'undi mugore wo kumuhoza amarira. Akimara gukundana nawe umukobwa wari umuvuzi w'umuhanga, avuka muri ka gace kari gashyingwamo abafatwaga nk'abahanuzi ba kera bagihabwa umwanya mu butegetsi, yatangaje ko ubukwe bugiye kuba. Bwarabaye, uwo mukobwa yambikwa isaro ryari ryarahererekanyijwe mu bamikazi bane ba kera. Ubukwe bwabo bwabereye ku gasozi munsi y'ukwezi kuzuye. Mu mezi yakurikiyeho, umwamikazi yasamye inda ya mbere. Umunezero wabaye mwinshi bwamo bw'umwana yavukaga ari umukobwa, bakamwita Rina. Ikibabaje, umwana amaze kugira amezi 2 gusa, umwamikazi yararwaye. Muri iyo minsi hari hatangiye guhwihwiswa amakuru y'indwara y'ibihaha mu gihugu. Bavugaga ko yazanywe n'abagenzi bari baturutse mu butayu. Nubwo ntawe wabyemezaga neza, umwamikazi yatangiye kugira umuriro, inkorora irimo amaraso n'ububabare ku nda. Abaganga b'ibwami bakoze uko bashoboye, ariko nta kintu byatanze. Ku munsi wa 4, umwamikazi amaze iminota myinshi areba mu maso h'umugabo we amufashe akaboko, yavuze ijambo rya nyuma. Yaramubwiye ati uzakunde Rina mu cyimbo cyanjye, umuhe uburenganzira ashaka nk'uko nawe wabigenje ntukurikize imigenzo y'ibwami. Mukuka kanyuma yatangiye kurira ati uwazanyereka Rina igihe azaba yarakuze nkareba n'ubukwe bwe. Uwo mwanya yasinziriye burundu, umwuka wari uheze. Ku munsi wa 7, ibwami habaye icyunamo gikomeye. Imihanda yo mu murwa bategetse ko nta muntu wemerewe kuyigendamo ngo avuge ijambo na rimwe, nubwo ari kuba yongorera. Uwo mwamikazi wari ukiri muto yashyinguwe mu mva y'abamikazi, aho bashyinguraga abayoboye urugo rw'ibwami, ahantu hari amasanduku y'amateka. Sahili wari wambaye umwitero w'umukara n'inkweto z'uruhu rw'inyamaswa, icyo gihe ntiyigeze avuga ijambo. Yarabuze umugore ku myaka 21 gusa. Rina wari ufite amezi 2 yatangiye gukurira mu nzu y'imbere. Yonswaga n'umugore wari aho ibwami, nawe wari uretse gupfusha akana ke. Yari afite abamurera 2, harimo wamwonsaga n'undi wamwitagaho mu bisigaye. Sahili yageragezaga kumuba hafi, inshuro nyinshi akamubonamo isura y'umwamikazi we. Rina yarakuze, aba umukobwa mwiza wuje uburanga, ariko imyaka yari 33 yaranze gufata umwanzuro ngo ashinge umuryango. Yumvaga atarabona umusore w'inzozi ze ku buryo ari kumuha urukundo rwe. Sahili aho yari acyubitse umutwe mu ntebe, amarira amanuka ku matama atekereza kuri ibi byose, yongeye guhamagara abajyanama be mu cyumba cy'inama ngo bongere baganire basubiremo uko ibintu byose bihagaze bigendanye no guhana umukobwa. Muri uwo mwanya Rina we yarakidedembya, atazi ko hari inama iri kumwigaho. Umujyanama mukuru yafashe ijambo abwira umwami ati nyagasani, wahereye kera wanga gushaka undi mugore, nibura uba warabyaye umwana w'umuhungu uwo akazagusimbura. Sahili arakaye muciye mu ijambo ati winyibutsa ko nanze kubikora, nshaka nanone nabikora nkabyara umwana w'umuhungu, ariko sinifuza ko Rina babazwa nuko haba hari undi mugore uri mu mwanya wa nyina yabuze akiri muto. Umujyanama yatujemo gake akomeza agira ati ese byigeze bibaho ko umwami avuga ko uzashaka umukobwa we azaba umwami kuko watabyaye umuhungu? Sahili yamurebye nabi. Undi mujyanama amusubiza agira ati mu mico ya cyambi kuva na kera, iyo umwami yabaga adafite umwana w'umuhungu, umukobwa we yagiraga agaciro gakomeye mu gukomeza ubwami. Kugira ngo habeho kugumana umurage, umwami yashoboraga guteganya ko umugabo uzashakana n'umukobwa we ari we uzamusimbura ku ngoma. Iho umwami Sahili yifuza gukora bisa no gufata umukwe we akamugira igikomangoma, ariko nabwo umukobwa we yarinangiye, yanze abasore bose yamuhitiyemo. Ahubwo twakabaye twita ku bihano Rina akwiriye guhabwa kugira ngo yubahirize icyifuzo cy'umwami. Ingoma y'umwami irakarama, kandi dukwiye gukora ibishoboka byose tukayisigasira, umwami akazatanga afite umusimbura. Wa mujyanama mukuru yarongera avuga ati nyagasani mwami, hari amahirwe asigaye. Umukobwa wawe wamuhaye amahitamo, ibintu bikora mu ibanga, wanga kubishyira ku mugaragaro. Uretse abajyanama n'abanyamabanga b'ibwami tubizi, n'abasore wazanaga ntibabaga bazi ko baje kugira ngo umukobwa wawe ahitemo umwiza. Wenda iyo bimenyekanisha, hari abandi bari kuza baturutse mu bindi bihugu bakaza bagaragara neza. Abo bose umukobwa wawe ntiyari kuzaburamo umwe ahitamo. Abo wamuzanira twabamuhitiyemo, wenda si wowe wonyine bariho, hari igihe haza n'abandi kandi baturuka mu miryango ishobora kuvamo umukwe w'umwami. Ubundi ubwo bwari ubwami bugari kandi bwari bukize kurusha ubundi bwami bwose bwari buturanye. Icyo gihugu cyari kiyobowe na Sahili wari ukiri muto, nta mwanya w'abagore agira, uretse ko yitaga kuri Rina gusa. Yari agifite imbaraga akomeye kuko yari yarasimbiye se akiri umusore.
Imyaka yari igeze muri 54 hafi n'5 yashoboraga kumara indi myaka akiyoboye igihugu mu gihe nta rupfu rutunguranye rwari kumubaho. Icyari gihangayikishije ubwami bwose nuko abantu b'ibwami bapfaga bitunguranye, yaba Sahiri wa mbere cyangwa nyina wa Rina. Abandi bami babonaga ko kubyara umwana w'umukobwa gusa ari nk'ibyago ku ngoma. Nawe yari yarabyaye umwana umwe w'umukobwa ariko atumva ko harimo ikibazo. Abajyanama be bamugira inama yo gushaka undi mugore arabyanga, kugera ubwo umwami wa mbere wabayeho imyaka myinshi atagira umugore mu mateka y'ubwami bwose bwo ku isi muri icyo gihe. Uwo mukobwa w'Irina yari mwiza bidasanzwe, yararezwe neza nk'umwana umwe rukumbi kandi akundwa na se. Ageze mu myaka yo gushaka, umwami yakomeje kubazwa n'abajyanama bo ko yateganyije umuntu uzamusimbura. Hanyuma aravuga ati nimbona umukwe mwiza, uwo niwe uzansimbura ku ngoma. Uwo umukobwa wanjye azakunda akavuga ko bazabana, nanjye nkabiha umugisha, uwo nzaba muhaye n'ubwami. Icyo gihe umwami yagiye kuganiriza umukobwa w'Irina wari ufite imyaka 28, amubaza ku buzima bw'urukundo, amubwira ati ko imyaka ikomeje kuba myinshi, nta musore urabona ku buryo mwakundana mukabana nkamugira umusimbura. Nawe yaramusubije ati se data, ko mwanga konjya hanze ngo ntazahura n'abangirira nabi ngapfa kandi ari njye mwari mufite, murumva koko naba mfite umusore dukundana? Se nawe ati mbabarira mwana wanjye, impamvu ko kurayumva mba nkurinda, yego wagatembera ukagira umutuzo, ariko nabwo sinakwemerera kugenda wenyine, nuko ingabo ziguherekeza. Mu mategeko y'ubwami ya kera, umukobwa w'umwami by'umwihariko ugeze igihe cyo gushyingirwa nta burenganzira yari afite bwo kujya ahashaka uko yishakiye. Impamvu ya mbere yari iyo kubungabunga isura y'ingoro. Umukobwa w'umwami yabonwaga nk'icyubahiro cy'ibwami, gusohoka akajya mu ruhame atari kumwe n'abamurinda byafatwaga nko kwitesha agaciro ndetse no gukurura ibihuha byashoboraga guteza amakimbirane. Ikindi, kuba yari gutembera ahabonetse hose byari gufatwa nko kwivanga mu buzima bw'abaturage basanzwe, kandi yabaga atakaje icyubahiro cye nk'uwashoboraga kuba umwamikazi. Impamvu ya kabiri yari ikomeye nuko imyitwarire n'ubusugi bwe byagombaga kurindwa. Umukobwa w'umwami yagombaga gukomeza kuba isugi kugeza igihe cyo gushyingirwa kandi atagirana imibanire isanzwe n'abandi basore. Kwirirwa hanze bidakozwe mu buryo bwateguwe byashoboraga kwitirirwa ibikorwa bitari byiza, bityo bikaba impamvu yo kumuhana cyangwa kumwambura uburenganzira bwo kuragwa. Aho byari gushoboka ni igihe ariko bari kumwe n'itsinda ry'abamurinda, abajyanama cyangwa abanyampinga bamuherekeza. Icyo gihe kandi nabwo yabaga agiye mu butumwa bwihariye nko gutanga impano ku bakene cyangwa kujya mu mihango ya kidini. Rina rero yarirakaje ati data, nshaka kuba mu buzima bwisanzuye ntameze nk'uwazirikiwe hano, wenda kuko izo ngabo zazimpe ariko njye ntembera umwe nabo baje kumperekeza. Satirina niwe mwana nsigaranye kandi nkwifuriza ubuzima bwiza. Niba wumva ko kuva hano ugatembera aho ushaka hose mu gihugu ariho uzahurira n'umusore uzakunda, sinakubuza. Gusa hari abasore naguhitiyemo wazatoranyamo umwe. Ikindi, umukobwa ntabwo ahaguruka ngo ajye gushaka uwo bazabana. Nk'umwana umwe rukumbi wanjye nifuza ko tubikora mu ibanga, nkazana abasore bose bo mu miryango yiyubashye, harimo nabo mu bundi bwami, mu birori bisanzwe nzite by'abasore. Nibaza uzabanyuzamo amaso uwo uzashima umunyereke. Yarakomeje ati nifuza ko baza mu birori uwo wahitamo akaba ari we muzabana. Ubu n'ubusanzwe nzi ko bagukunda, nawe nukunda umwe muzaba musa naho mwihitiyemo. Uwo musore muzabana niwe uzaba umwami mu cyimbo cyanjye. Rina yumvise yishimye ati nta kibazo data, uwo wantekerejeho, ibyo birori bikoreshe ndebe ko nabona umuhitamo nkamukunda. Sahiri yateguye ibirori byari guhuriramo urubyiruko yatoranyije mu gihugu cyose no mu bihugu bihana imbibi. Byari kuba birimo indirimbo n'imihango y'umwaka mushya, ariko bikaba igikorwa cyihariye cyateguwe n'umwami. Umwami yasohoye ubutumire mu mpapuro zashyizweho ikimenyetso cy'ubwami, bwoherezwa buri musore yari yahisemo abifashijwemo n'abajyanama. Abasore baraje babakiriza ibyo kurya na divayi, ntibari benshi cyane, bari bake b'indobanure. Bari abasore 30 batoranyijwe mu bushishozi. Bari abo mu miryango ifite amateka azwi, abigaragaje mu myitozo y'intambara, abahanga mu ndirimbo kandi bose batarashaka. Abaje bihitiyemo imyambaro basabwa kuza bateguye indirimbo barabyina cyangwa bararirimba, kandi babwirwa ko nyuma yo kwiyakira barakina imikino gakondo y'ibwami. Baraje umwami Sahiri ubwo ayobora ibirori, aseka abasezeranya n'ibihembo, ariko agenda yitegereza buri musore nuko yitwara. Rina ntiyigeze yicarana nabo, yari ahantu hitegeye areba ko buri musore yitwara. Yari yasezeranye na se ko nabona umusore umukwiriye abwira umugaragu we akabimenyesha umwami mu ibanga ku buryo nta musore wabikeka. Ibirori byarenze kurangira Rina atohereje umugaragu. Yari yasabwe guhitamo umusore umwe ariko ntawamushimishije. Umwami yabonye bimeze bityo ategura ko ibyo birori bikomeza, buri mezi 6 akajya ahamagara abasore batandukanye ngo wenda Rina azabonamo wishimira. Byageze ubwo abasore bakomokaga mu miryango yashoboraga kuvamo umukwe w'umwami basa naho bashira mu gihugu, birangira Sahiri atangiye gutumira abo hanze mu bundi bwami. Nabwo Rina yakomeje kubanenga. Umwami yabonye haciye imyaka 5 byaranze, Rina agize imyaka 33, amubwira ko agomba kumuha igihano. Abajyanama bamubwiye ko akwiriye kumuhana yihanukiriye, bati wamureze baje kuva kivuka. Nta kubaha nk'umwami kandi ukomeje kwisuzuguza kuko umukobwa wawe arakuze. Ubwami ntibuyobozwa amarangamutima, kurikiza imigenzereze y'abasokuruza, umuhane wihanukiriye. Bakomeje kumuhoza ku nkeke, bituma basaba kumubwira ibihano byari byemewe byo guha umukobwa we hatagendewe ku marangamutima ngo wenda ahitemo icyoroheje yakangisha Rina.
Iyo nama yari igizwe n'umusaza mukuru wari uhagarariye abandi bajyanama, harimo umushumba mukuru w'imisengere yabo mu gihugu, umuyobozi w'ingabo, umwanditsi w'ikirenga w'itegeko ry'ibwami na nyina wa Sahili, nyirakuru wa Rina wafatwaga nk'umujyanama mu by'umuco, hamwe n'abandi. Sahili yarateruye ati, iyi ni inshuro ya 10 nzana abasura akabanga. Ngaho mumbwira iby'amategeko y'ibwami avuga kuri iki cyaha umukobwa wanjye akomeje gukora nkana. Mu nama hari ibyemezo 5 byatanzwe nk'abantu bishoboka kuri Rina. Uwari uhagarariye imisengere yavuze ko bakwiriye kumushyira mu mwanya wo gusenga, agashyirwa ahantu azamara imyaka 2. Yasabye ko yajyanwa ahantu hari abantu bahoraga mu mirimo y'urusengero, akigishwa kwicisha bugufi no gutegereza ko yabona iyeruka ry'umusore umukwiriye. Ibyo umwami yumvise ari byiza, ariko bumva iyo myaka yabo ari myinshi. Undi yasabye ko bamushyira ku ngoyi y'ubukene, buri gitondo akabyuka atwara amazi, ategura ibyo kurya by'abasirikare no gukora imirimo nk'iy'abaja bakoraga. Undi nawe yasabye ijambo, avuga ko bakwiriye kumuca mu gihugu akamara imyaka 4 ataragaruka, yaba atarafata umwanzuro wo kumvira umwami, akaba atemerewe gusubira mu ngoro. Umwami yabitekerejeho asanga bitatanga igisubizo ku muntu wari kumusimbura. Uwa kane we yavuze igihano yari guhabwa, Sahili ajya kugwa hasi. Yavuze ko bakwiriye kumukatira urupfu rutuje rw'icyubahiro. Sahili tushaka kuvuga iki? Nawe ati twamuha uburozi buzamwica gake gake, cyangwa ugacukura umwobo ukamushyiramo, yamara kubona ko agiye gupfa ukamubaza icyo arahitamo hagati yo kukumvira agashaka umugabo no gupfa akavaho. Uwo wari umwanzuro w'umuyobozi w'ingabo, kuko yavuze ati ubwami burengera ikuzo kuruta amarangamutima. Sahili yaramwubahaga cyane, yanga kugira icyo avuga, asaba uwanyuma kuvuga uko abyumva. We yasabye ko bamwambura izina ry'ubwami. Yari kujya afatwa nk'utakiri umwana w'umwami, agahabwa izina rishya, akemererwa mu mudugudu wa rubanda, aho yari kubarwa nk'abandi bose. Icyo gihe ari gupfa atazwi nk'umunyamuryango w'ibwami. Umwanditsi w'ibwami niwe wabivuze, ababwira ko byakorwa mu ibanga. Umwami Sahili yategetswe gutoranya kimwe muri ibyo bihano. Inama yamusabye gufata icyemezo bitarenze iminsi 3, kuko gutinza igihano byafatwaga nk'intege nkeya z'umwami. Mbere y'uko bagenda, yabasabye ko baba baretse bakamubwira noneho umuntu uzamusimbura mu gihe umukobwa we azaba amuhaye kimwe muri ibyo bihano ntibigire icyo bitanga. Bamubwiye ko byoroshye ko bari gukora indi nama yo gushaka uwamusimbura, ariko nawe yarabizi ko umusirikare witwaraga neza w'intwari ari we uri kumusimbura, cyangwa agashaka undi mugore bakabyarana abana, ntihari kuzaburamo w'umuhungu. Sahili yari adasinziriye, bukeye ajya kuvugana n'umukobwa we. Yamujyanye mu cyumba cy'ibanga cy'ingoro y'ibwami, ahantu hari inyandiko zavugaga ku bihano by'ingoma. Niho abami bajyanaga abana babo igihe babaga bakeneye kubabwira ibintu bikomeye cyangwa bagiye kubahana, kugira ngo hatagira ubitambika. Umwami Sahili yinjiye yambaye umwitero usa n'ubururu bw'ikirere, kugira ngo yerekere ko ashaka kumubabarira, nubwo bari binjiye hatangirwaga ibihano. Gusa mu maso he hagaragaragamo umunabi n'agahinda. Yaricaye. Sahili ati, Rina mwana wanjye, ntabwo ngusabye kuba umuja, singusabye kwicisha bugufi aho bidakwiriye. Ndasaba gusa ko ufata icyemezo kimwe, ugafasha iyi ngoma gukomeza kubaho. Rina yarebaga hasi ati, kuki umutima wanjye utagira ijambo mu mibereho yanjye? Sahili yarahagurutse agenda amwegera, amufata ukuboko ati, umwana w'ingoma ntaba ari umwana gusa, ni ishema ry'igihugu. Niwanga gukurikiza amategeko ntuzabuhemukira njye gusa, uzabuhemukiye imbuto z'uyu murage. Rina wasaga n'udatinya se cyane ati, none se ushaka iki nyagasani? Sahili ati, mu minsi 3 inama nkuru yantegetse ko ngomba kuba nafashe umwanzuro. Umunsi umwe ugiye kurangira. Nyuma y'iyi minsi 2 isigaye nzahagarara imbere yabo mfite igisubizo, nzababwira igihano nakugeneye. Rina aramubwiye ati, ntacyo nshinja umutima wanjye, niba igihano ari cyo gisubizo cyiza kuri wowe nzacyakira, ariko sinzafata umwanzuro ku gahato. Sahili yarunamye ahina umugongo akomeza kubuza amarira kumucika. Yaramubajije ati, kuki wanga kunyumva mwana w'amaraso yanjye? Ndagiye, ariko ndakuburiye, ntiwibwire ko ubuzima bwawe buzakomeza nyuma y'iyi minsi 3 yavuyeho umwe. Umwami yasohotse atavuze irindi jambo, asigara yicaye hasi areba mu kirahure cyari inyuma. Yasigaye atekereza ku rukundo se yamukunze, nuko yanze gushaka undi mugore ku bwe, atekereza no kugahinda se agize agashaka kurira ariko akikomeza, ashaka guhindura ibitekerezo. Yagiye mu cyumba kiraryama, ategereje ko iminsi 3 ishira agahanwa. Umugoroba umwe wari usigaye, mbere y'uko haba inama Sahili yagombaga gutangazamo igihano yahisemo, Rina yafashe umwanzuro. Mu ijoro ryari risigaye ngo igihano gitangazwe imbere y'injyanama y'ubwami, Rina yararyamye mu cyumba cye ariko amaso areba hejuru. Yatunguwe no kumva umuntu akomanze. Ubwoba bwaramwishe kuko hari nijoro nta muntu yiteze ko yakomanga. Yarafunguye abona ari se, umwami Sahili wari uhindiye buhoro buhoro. Ntiyari yambaye umwitero wa cyami, yari yambaye imyenda yoroheje, nk'umubyeyi ushaka kuvuga ijambo rya nyuma mbere y'uko ibyo yavuze byose byo kuzarinda umwana we mu gihe cyose azaba akiriho bihinduka amateka. Rina yaricaye, Sahili amwicara iruhande n'ijwi rituje ati, narahiriye mama wawe ko nzakurinda, ariko ndatsinzwe ku bw'iyi ngoma. Nintatanga itegeko nzagambanirwa, nicwe n'abasirikare banjye, nzaba ngaragaye nk'umwami mubi udashoboye gufata icyemezo. Rina nawe atuje ati, wigeze kumbwira ko gukomera k'ubwami kudapimirwa mu kwica, ahubwo ko gupimirwa mu gufata icyemezo kitoroshye igisi yose guhanze amaso ku kintu wowe udashaka. Sahili yacecetse akanya gato atambagira mu cyumba cya Rina ati, iri joro nshobora kukugirira imbabazi bwa nyuma niba kuko nawe ushaka kuvuga ijambo rimwe rikurengera.
Rina yarahagaze ahindukira gahoro amwitegereza mu maso ati ndi umukobwa wawe ntabwo ndi umwanzi wawe, ariko ntibivuze ko ngomba kubaho nk'uko wifuza. Icyakora niba koko ingoma yawe igomba gusigasirwa ndakwemereye, uzane abandi basore ndareba ko nshobora guhitamo umwe. Sahili yahise yikubita hasi abanje ibiganza, ariko niwe wabikoze abishaka. Tuvuze iki mwana wanjye? Ukoze igitangaza mu ijambo rimwe. Iminsi yose nari nsigaje numvaga izagenda ica mu myanya y'intoki nyireba, ariko noneho amahoro aragarutse. Yahise asohoka ajya kubwira abajyanama be ko igihano gikurwaho. Inama yarasubitswe, ubutumwa bubageraho bose ko igikomangoma Rina yemeye gutoranya umugabo mu basore bashya bazatumirwa. Byemejwe ko hazaba ibirori bishya mu minsi 3 iri imbere. Abasore batoranyijwe bakazinjira mu busitani bw'ibwami. Rina akagenda asuhuza buri umwe amuhaye ikiganza, uwazahobera akaba amuhisemo. Itangazo ryihuse ry'ibwami ryasohotse ku manywa y'ihangu rigira riti mu rwego rwo gushimangira umubano w'ingoma ebyiri z'inshuti, ubwami bwa Sahili n'ubwami bwa Hadori, ibwami hateguwe ibirori by'umuco aho abasore b'indobanure baturutse Hadori bazahuzwa n'abandi basore bo mu bwami bwa Sahili bakagirana igikomangoma n'umwana w'umwami mu busitani bw'ingoro. Umwami w'icyo gihe yitirirwaga igihugu kubera ko n'ubwami bwahererekanywaga mu miryango n'amazina ya cyamaruko. Kwa Rina hitwaga Sahili kuko se yitwaga Sahili. Umwami Hadori yohereje umuhungu we atoranya n'abandi 8 aboherezayo. Sahili nawe yateguye abandi basore 9 bo mu bwami bwe ngo wenda Rina aze guhitamo umwe. Ubwiza bw'ingoro bwari bwasembuye ihungabana ry'iminsi 3 Sahili yari afite atekereza ko umwana we ashobora no kwicwa. Amashami y'indabo z'inganzamarumbo n'imigano miremire byari byashyizwe hirya no hino ku nzugi. Mu muryango abasore bari kunyuramo hateguwe umwenda utukura ashushanyaga amahoro n'icyubahiro. Abasore 9 bavuye Hadori, igihugu cy'inshuti na Sahili, baje bambaye amakanzu meza y'ubururu, buri wese afite agatambaro k'ibara ry'umweru ku rutugu nk'ikimenyetso cy'uko bari abashyitsi b'icyubahiro. Abo kwa Sahili nabo bari bambaye neza bidasanzwe nk'abatumiwe ibwami. Babicaje mu kazu kari mu busitani. Rina haguruka buhoro buhoro azagana aho bari. Yagiye yitegereza buri musore umwe ku wundi, uwakoze mu ntoki akamureba mu maso akamwenyura gake agakomeza. Abasore baraho ntibari bazi ikigamijwe. Nta n'umwe wari uzi icyo gukora mu gihe Rina yabinyuzagaho abamwenyurira. Yanyuze ku basore 8, ageze ku wa 9 ntiyamuha ikiganza aramuhobera. Aba mbere 8 bayoboye icyo bisobanuye bakomeza gutuza. Abandi nabo bagize ngo agiye gukomeza agenda bahobera, ariko akomeza guhagarara imbere y'uwo yarahobeye. Uwo yarahobeye yitwaga Rihani, sari umugabo wacururizaga ku nkombe z'inyanja y'Ihadori. Rina yamugize amureba akanya gato ntiyagira icyo amubaza, amwegereza intoki, hanyuma ahita amuhobera imbere y'imbaga y'abantu bari hakurya. Sahili wari wicaye ku ntebe y'icyubahiro yarahagurutse ati ibirori birarangiye. Umwami yemeye umutima w'umwana we wihitiyemo. Ibirori byahinduye isura, abandi basore nabo bishimira ko nubwo atabahisemo ko wenda bari mu banuganuzwe ko bavamo umukwe w'umwami. Barishimye, abantu batangira kuririmba indirimbo z'amahoro. Abasore b'Ihadori bose barapfukamye bahari n'icyubahiro. Amaso yose yari kuri Rihani, bamwe bamwunamira abandi bamuhobera. Umwami yahise atanga amabwiriza ko abasore basigaye bashimirwa uruhare rwabo bakanahabwa impano zirimo imyambaro y'ubwami. Sahili ashyize amaboko ku mutima yarahagurutse avuga ijambo ry'abami. Yaravuze ati basore b'Ihadori, igihugu cy'inshuti n'amaraso, mbashimiye kubw'umutuzo n'ubwitonzi mwagaragaje, kandi nshimiye n'abasore banjye bari kumwe namwe. Umukobwa wanjye yahisemo umutima we wifuza, kandi nzi ko nawe atakwanga kumbera umukwe. Icyubahiro mbagiriye n'icy'umuryango wanyu. Mugende mu mahoro, muzasubire iwanyu mu batekereza ko amahoro yacu ashingiye ku rukundo n'icyubahiro. Bose bahawe umwenda w'ubwami wari kujya ubaranga nk'abakoze amateka. Ab'Ihadori bari bagiye guhabwa intumwa z'ibwami zo kubageza ku rubibi rw'igihugu, abandi nabo bagaherekezwa mpaka bageze iwabo. Rihani we ntiyasohotse ngo atahe. Yahamagajwe ku gicamunsi abwirwa ko agomba kwinjira mu nama yihariye n'umwami Sahili. Baricaranye. Sahili ati Rihani, menya ko Rina atari umukobwa usanzwe. Uko waba ubyumva kose azaba umwamikazi. Ese aho uturuka hari uwigeze kuyobora igihugu uri mu muryango ufite amateka atari y'ubucuruzi gusa? Rihani atuje yubitse umutwe yaravuze ati nyagasani, data n'umwe mu bajyanama bakuru ba Hadori mu by'ubucuruzi. Sogokuru yigeze kuyobora ingabo z'icyo gihugu mu ntambara. Nubwo tudafite ubwami, turi umuryango uvamo abanyabwenge, inyangamugayo n'abanyacyubahiro. Niteguye kumenya amategeko y'iwanyu no kuyubaha. Nanjye ntabwo nshaka urukundo rwa Rina gusa, nshaka kuba umwana wanyu. Umwami yaramwishimiye aramubwira ati uko usubiza binyeretse ko uri umukobwa wanjye. Kuva uwo munsi imyiteguro y'ubukwe yatangiriye ku rwego rukomeye. Ibyumba byagenewe abageni byari bigiye kuvugururwa, amahema mashya akubakwa imbere y'ingoro, amatungo yagombaga gutangwa nk'Imana agashyirwa hafi. Iyo nkuru yageze Hadori bidatinze. Se wa Rihani yari ari mu karima yambaye ikanzu y'ubururu ari kumwe na nyina wa Rihani. Intumwa yaje basanga barayakira ibabwira ibyabaye. Se wa Rihani yateye hejuru ati umwana wanjye yatowe n'umwami w'i Sahili, icyubahiro cyacu cyambutse umupaka. Tugomba kohereza intumwa, impano no kubasobanurira amateka yacu. Nubwo tudafite ubwami mu muryango, dufite ubwenge. Umwami Hadori nawe yarabimenye, ahamagaza umuryango wa Rihani mu ngoro ngo baganire ku by'imyiteguro. Umwana ntiyarakiri w'umuryango, yarabaye uw'igihugu. Kuva uwo munsi umwami Hadori yabigize bye, ntiyagira ingingimira ko umuhungu atatoranyijwe, ahubwo atangira gutegura ibikoresho by'imyambaro y'ubukwe.
yohereje n'abagore batatu Isahiri bo kuzafasha Rina kwitegura nk'uwari kuzaba umugore w'umwami. Nyuma y'icyumweru abatware bari mu nama ibwami, umwami Sahiri arimo kubaha amabwiriza yo gutegura ubukwe. Abandi bajyanama bari barimo kugena iminsi y'imihango y'umuco. Uwo mwanya Rina yinjiye mu cyumba cy'umwami aherekejwe n'umugore umwe mu bamureze kuva akiri umwana. Umwami yamwakiriye amwenyura mu intebe y'icyubahiro. Sahiri ati, wa mugani w'abasekuru, umuhungu wahobeye kuriya wishimye n'umutima wawe wose niwe ukwiriye kukubera umugabo. Ubukwe bugiye kuba mu minsi mike cyane. Hari icyo ushaka kongeraho mwana wanjye? Rina yamurebye mu maso atuje ariko yuzuye agahinda. Yahumetse gahoro aravuga ati, data, uriya muhungu sinakwemera gushyingiranwa nawe. Naramuhobeye kuko ari wari mwiza ku isura, ariko mwihutishije ubukwe. Siniteguye kubana nawe aka kanya ntamuzi, ntaramwiyumvamo. Kuba ari mwiza ku isura nibyo nagendeyeho, si uko yahamanyije n'umutima. Bose nta n'umwe wanyuze umutima wanjye. Nari nemeye kugira ngo ntaguhangayikisha, ariko simushaka, sinamukunda. Ayo magambo yashegeshe umwami kurusha uko inkota yari kumwinjira mu mutima. Yahagurutse asa nk'uwacitse intege, aramubwira ati, sinashobora kwemera ko umutima wanjye uturika kubera ibinyoma byawe. Ndabizi uri gukina. None se waba ukomeje nyuma yo kwanga abasore bose mu myaka 5 ukavuga ko n'uwo wahobeye atakuri ku mutima? Urakeka ko ingoma yayoborwa n'utahisemo? Umwami yasabye ko Rina abajyanywe mu cyumba cye. Mu mwanya wakurikiyeho abajyanama basahiri bateraniye mu cyumba cy'inama cyari inyuma y'ingoro. Umwami yari yatumiye 6 bakora arababwira ati, Rina yananiye. Yatangaje ko yahobeye umutima utamushaka. Abajyanama bose buri wese yavuze ijambo. Hari abashimangiye ko icyo ari icyaha gikomeye mu mategeko, bavuga ko byaba ari ukwanga umusore ku mugaragaro. Ibyo bintu babifataga nko kwigomeka ku bundi bwami. Umwe yagize ati, nubwo ari umwana wawe, mu mategeko ya cyami ntihaba imbabazi mu gihe ubwigenge bw'aha umwana w'umwami uri gusuzuguza igihugu. Undi yaramwunganiye ati, ahubwo ni kimwe no gusenya ubwami. Umwami nabwo yabasabye kumureka wenyine agatekereza. Byagizwe ibanga baba babigumanye kuko kumenyekana kwabyo kwari guteza imvururu. Sahiri yongeye gutumaho umukobwa we ati, nguhaye ijoro rimwe. Nushaka gukomeza kumvira umutima wawe kubw'inyungu zawe ntazi aho kurengereza igihugu, ndaguhana nk'uko amategeko abitegeka. Ejo niwo munsi wa nyuma. Ese Rina azahindura umwanzuro we? Azemera Rihane kugira ngo akize ubuzima bwe n'ingoma ya se? Ese Rihane azamenya ko umukobwa wamuhisemo atigeze amukunda na gake? Azasubira Ihadori nk'umusore babengeye mu ruhame cyangwa azarwana ku cyubahiro cye? Ab'Ihadori se bazemera ko umwana wabo yandagazwa? Abategereje ikindi gice duhurire muri comment, kandi utarakora subscribe wahita ubikora kugira ngo nikijyaho uzabe mu bambere bo kucyumva.